ibintu byarahindutse kre mana iki gihugu mba nibaza abagabo bo mu myaka 20 imbere mbwira bimeze bite umva nkubwire ariko ubundi noneho nibumva ibyo Juliet yavuze bariyahura ugiye kumwana mbega abasore igihugu gifite mana umwana umusore mwiza ubona mu gitondo bati wow imana yakuremye mu gitondo cyangwa bwari mukabwibwa umuseso muri kakazuba kaba gatangiye kuraza itararuha ikibara koga mu maso maze fata breakfast urumva umwana w'umusore mwiza ahora muri gym ewana ari ku size imwe yatari babandi bemera mwana se nshuti yanjye ukora iki gaseka ukora iki bo nta kazi mfite none aha ndimo kugashakisha bo ndi umutrainer muri gym at least ako ni akazi no hari n'ijya bakubesha hari n'ijya bakubesha aba trainer so amafaranga babonye ndi umutrainer muri gym se Juliet okay reka tuganire nk'inshuti urumva nta kimama size kipesa kantu kimama come on ikimama abapfubuzi hari n'uwivuze ejo bundi aravuga atinya kubivuga reka tubahe ikaze mu kiganiro capa kwa mbere kwa gatatu no kwa gatandatu turi kumwe kandi tuganira byinshi bitandukanye. Icyo nshaka kubona ni kimwe nuko uyu munsi tugufite the icon, uraza kumenya ngo ni bande turi kumwe turaganira iki. Nta bandi n'abakobwa beza cyane hano rwose. Turahera he kaduhere hano batagira twibwira, hanyuma turaza kumenya ibyo tugiye kuganiraho no baraza kugira ibyo batuganiriza of course, ariko hagati aho ngaho murakeye sinya gipfana. Okay. Murakoze amazina yanjye yitwa Claire Mazindi, nkaba nkora mugenzo Beauty Rwanda. Mugenzo yitwa Mugenzo. Yivuge. Muvuge kubw'ibyubahiro. Ariko se ko ndimo kurema. Ko ndakora nkaho ufite nkaho mufite idea. Kuko mvuze mugenzi wawe. Mwanguga. Kubw'ibyubahiro tumugomba reka yivuge. Nitwa Juliet Mutamba nanjye nkaba nkora kuri Beauty Rwanda hamwe na Claire Mazindi. Reka ngiye ntangire mfite amatsiko yo kubanza kumenya ese ubundi mwamenyeye gute, mwahuye gute, mukorana hehe? Nimvise Beauty Rwanda, hari abatazi Beauty Rwanda. Antika tiva. Je vois. Bon, twahuye na Amine katanze tubabwire Beauty Rwanda cyari cyo. Ni urubuga rwa YouTube channel. Yes. Nk'ushaka kumva TV ukumva n'izindi zitandukanye. Beauty Rwanda nayo ni imwe mu YouTube channel hano mu Rwanda. Ikora ibiganiro byiza wayitumye cyubaka no kubireba. Bahita banakora ka subscribe. Mwitukana kare akantu nakinsogera ukagakanda kugira ngo ngo bizajye bikugera ku gihe. Ni TBT ni true details ukuri ni kuvuga twebwe tuvuga. Muvuga ukuri. Ariko kugamije guhindura. Ariko se muvuga ukuri kose. Ntabwo ubizi. Namiyaga Ikindi wari utubajije ko mwahuye. Twariganye. Twiganye secondaire kuva muri élève. Ariko na mbere ya élève nabwo twari tuziranye. Mwiganye secondaire. Mwiganye muziranye. Urumva ahantu nize tronc commun naho aho yize byari ibigo bibiri ihanganye. Truth to be told. Let's go. Ibigo bibiri byari bihanganye. Ninde wasohokaga ikigo ajya kureba undi cyangwa ajya kumenya ahandi? Ntabwo byari gushoboka. None se mwamenye gute? Noneho Jerry gagashoranje. Yiga ibindi. Bihanganye gute se? Hari wakinaga ntabwo ari twe twari duhanganye. Ndavuze ngo ibigo byari bihanganye, ndavuze ngo bihanganye gute kuko impamvu ngo ibigo bihanganye gute nuko nzi yuko mwari muziranye. Na match yabaga mukayahuriramo n'iki ni ukuvuga ngo ikizaba ari school bya leta bafata nk'ahantu hamwe bakajya kubihakorera kandi ibigo biri muri district imwe bigura mu byinshi hari mu match hari biki so tugiye gukora rero ikizamini twagiye kwa bakire tugiye kubafata ugakana mu kigo cyabo
ikigo cyacu nicyo cyari gifite ubushobozi bwo kubakira ariko ubu ni featuring yanyu iraryoshye cyari gihariwe eleven senior 6 zo muri district inoza zakorera ngo uko byagenda kose mu kigo twaje kumenya ntabwo yarabivuze baje gukorera ku ishuri urabona hari ukuntu nyine mu bigo by'amashuri yo mukiri abana hari ukuntu bamupingana hari uko namubonaga nuko umukobwa yariyumvaga ariko iryo jambo ntabwo ari ubwa mbere ryumvise ngo ari ikirangire muri mu kigo ngo yakandagiraga ngo bacishaga itoroshi aya muri tronkomere niho wiyumvaga abo twize bisiperi ntabwo z'ukubwanya yaje kwakira amavuta ahubwo ashobora kuba yarasanze hari abandi banamurenze agacisha bugufi ese biyakana yibagiye ko ari wowe wakiraga ikigo cye muri siziyeri no twagize bisiperi cyakora abantu batangiye gukura kandi noneho twigaga mu babikira abakobwa gusa bagira utuntu twinshi byarabashimishaga hoya icyo munzira Juliet ntabyo abeshya mu gusa ubu ariko numvaga ko ngiye muri eleven ntasubira none se ndashaka ku experiencinga ubundi buzima bwo ku kindi kigo reka mbese ngiye gufata boro ya result slip mbona handitseho aho twize nyine muri St. Aloys bose bakunda ibitera hejuru bikiri yangu bisubisha are you serious wishimiye abahungu nasoni twikomereze yaje kurangira muri 11 years twasuye inshuti ariko Olive yariyumvaga no ibintu byo kwiyumva tubyiwe twabiretse no birebe bage abakobwa bakingana umva abana biga mu bigo by'abishyira none yo muturage ese nabo muturage no mu Elevo niho mwize nta ari abakobwa gusa ari mixed sorry Olive niho twize mu bakobwa gusa noneho tujya mu kigo kimwe muri Rwamagana ashaka gusanga atari no gupinga amena ko atari no kwiyumva ariko akunda ureba ukabona hari ikintu we hari n'ikintu ubona urabura mu buzima bwawe wageraho kiri ukagubwa neza umutima ugatuza bwa urugero Juliet arabimenya agaragara arize okay muramenyanye ubushuti sasa hari ukumenyana hari no kuvuga ati umuntu nizeye potential Juliet yakubonyemo nizeye potential wowe wabonye muri Juliet ngo ndabaza umuri wese arasubiza ukwe kuko hari ukuntu rero ukabona umuntu ukavuga uti kamugira inshuti nyumukaza warangiza ukavuga uti uyu muntu kabisa twahuza ninjye mbanza potential za mbere namubonyemo ni umuntu yakugira inama in case uri mu kibazo runaka cyane umuntu wakugira inama ikindi ku bijyanye wenda ingarutse ku byo dukora ni umuntu we twiga na Elev yarabikoraga abikunda so turangije niho twafatiyeho gukora ibindi ariko cyane cyane ku bintu bijyanye n'inama mbese ni umujyana potential za Claire rero nta nubwo abantu nk'ababikire ntabwo baba babivuga Claire ajya kuri kamera akavuga yaracecetse ntabwo twabyita guceceka neza ujya kwanga kwifunga ubundi yarifungaga ndabona iyi ngiyi capa featuring Tibiti twende kazi kuko urara kuvuga ntabwo ugibeshya twabaga twari dufite club media club yibagiwe no kuvuga ko nari umuyobozi wayo ahubwo abafite uvuga tuwari n'umuyobozi we nese ntabwo ukize umuyobozi we nabaga muri media yabaga muri media ni president akoye nanjye mukobwa yo yashinzwe iki mateka menya amateka umanye uko byari bimeze ntabwo yatinyukaga yakunda gutangaza amakuru ariko ntabwo yitinyukaga kwa yasaga nk'abo yifunze hari ukuntu nyine mu kigo abakobwa babyita gukanga adversaire gukanga adversaire muri football no mureke gutanga nka sensa guca
kandi rero yasigara reka nkazancishe n'ijisho ariko kare kwihagarara ni byiza trust me kwihagarara burya ni byiza ntabwo umuntu yapfa gucishamo ijisho oya aho bibera bibi ni uko abantu bakeka yuko wirasi ariko muri wowe utabifite iyo utabifite nta mutima mubi nibyo ni byiza kuko ntabyo mfite wenda nzi nzihagarara nzabimenya urumva rero nyuma yaho njyewe narabibonaga ko abikunda cyane tumaze kurangiza rero ishuri tujya muri struggle z'ubuzima ko twasiragorinze tuganira buri munsi wagiye kwa playingana bikanga uwo byagenze gute na gute nibwo rero twaje kwihuza noneho tumenya ko njye narabikundaga cyane ko nagiye bigerageza inshuro nyinshi nawe nyuma yaje kwitinyuka akagenda agerageza then turaza kuvuga ngo why not tutakora ikintu cyacu. Wow, I like that. Yes, kuko yaragerageje hamwe akagenda avamo utuntu tw'utubazo iyi si namwe murayizi cyane nta n'umuntu ugera ku succeeding atahasoringa ubuzima niko bugomba kugenda n'ubu turacyahasoringa ariko twizeye ko bizakunda niko rero twihuje nyuma tuvuga ngo kubera iki ko twagerageje n'aha amaradiyo ngaha amakompetisiyo ngaha ibiki bimwe byanga ibindi bikunda tuvuga ngo reka noneho twebwe dukore ikintu cyacu ni aho ngaho twahuye tuvuga ngo kuko twagenda duhana amakuru n'ubundi buri munsi nk'uko inshuti yawe kubaza bimeze bite mu buzima noneho tuvuga ngo reka dukore ikintu cyacu dutangire YouTube channel byari bitaranamenyekana cyane mu bya channel cyane nketse ariko yuko binamenyekanye buriya kenshi niba warabibonye neza bimenyekanye muri iki gihe cya covid aho abantu babaye nkaho bamwe batakazi abandi kabura wenda opportunities zibiraka babonaga n'iki ugasanga wenda bamwe barimo baragira ariko reka twigire mu kuko the icon akenshi murabizi wenda badukurikiye dukunda kugaruka ku kintu kijyanye no kumenya uburyo umuntu ashobora kuguhindura ubuzima kuri wowe ndavuga kuko impamvu twaruka ku kintu cya inspiration no kumotivatinga ariko twereka abantu nanone that really thing I am 100% sure right now hari abakobwa benshi batureba hari abamama benshi batureba I do believe that women can do what men do kuri je niko mbyemera nemera yuko icyo umugabo ashoboye umugore agishobora yego hari ibyo bavuga ngo biri extra miles ariko ibyo ngibyo nyine biri extra miles ariko mu buzima bwo gukora dusigaye tubona abantu bubaka abadamu bubaka dusigaye tubona abamotari ntabwo barahari yewe no muri business no mu nzego za leta n'iki hari umuntu wicara hariya akavuga ati ubuzima burahanze reka tuvugishe ukuri ariko tunareba navuga ngo twebwe ibyo twaciyemo akicara akavuga ati ubuzima buranze akavuga ati bigere gute rimwe na rimwe ugasanga yitere icyizere aravuga ati ariko ubundi biriya ni ibyabariye njye si ibyanjye nk'uwo muntu wigeze uca muri ubwo buzima handi igihe uvuga uti se niki wa mugara byita mu gukubita hasi hari umuntu akubise umutwe hasi kwitinza ibipfunsi cyangwa wigeze uca muri ubwo buzima nabuciyemo sorry n'ubu ngubu hari ibyo nyihasoringamo ariko ikintu cya mbere ntigeze nkora no gucika intege mu buzima bwanjye ntabwo mbivuga ko ndi kuri televiziyo na Claire arabizi uca mu bintu ugakubita hasi ugakora hano ukabona biranze ejo ukagerageza ibi bikanga ejo ukagerageza ibi bikanga abantu abo wari witezeho ko bagufasha ntibagufashe ariko ikintu cyambayeho jewe nuko ntigeze mvuga ngo ndarambitse urumva umunsi umwe urashobora kumva nk'ikintu iyo cyakubayeho ni nk'umuntu wakoze impanuka iyo ugikora nk'impanuka kandi utawumva ubuzima burangiye ariko ugeze kwa muganga bakagushyira mbombone bakakubaga ufati birashoboka niyo naba mugaye ariko nkabaho rero iyo umuntu akihura n'ikibazo cyangwa akagerageza ubuzima akabona buranze muri iyo situation ashobora kuvuga ati mbivuyemo ariko gihe ikintu ntakoze nashoboraga kwiheba uyu munsi ariko mu gitondo navuga nti oya oya umuntu avuze ngo ndimo kubibara ibintu byose si no gucamo njyenyine natwe ubwacu hari ibyo twaciyemo nka tibiti bitakabaye bishoboka ko ubu ngubu tuba turi hano tunagikora ariko ikintu kimwe mukundira ni uko nk'uko yabikubwiye ntabwo ajya apfa gucika intege wenda nshobora kuzicika ariko akambwira ahangaha dushyiremo dukomeze turwane
bikampa imbaraga zo gukomeza gukora so mvuze ngo rero ntabwo nabiciyemo ku bwanjye ku giti cyanjye nanjye ubwanjye mu buzima bwanjye aribyo nagiye ncamo ariko iyo uburyo uvuze ngo ndarambiwe ndarushye that time nta nubwo ubura umuntu uzagera kure ariko iyo uhora urwana ustrugglinga burya naje gusanga abantu bose bafite ibyo bagezeho iyo akubwiye past yewe wumva ko ari umuntu waciye muri bya bindi uzi tukubwiye yacu amakuru ufite Emma wari uzi ko kundi ukora ikintu ukabona biranze ukitega ko hari inshuti iri buze kuguhumuriza ahubwo ikaba iya mbere mu kuguca intege nk'ubu nshaka kuguha example dutangira ati biti yarantu atubwetse ntabwo bizavamo reba ukuntu mwinganira ayo masezerano ntabwo yajya kuri kamera tivwa hari n'umuntu ukubwira ibintu bitanahuye wamugana hari umuntu ushaka kubwira ati ntabwo bizavamo wenda ko udafite ibikoresho niba waramwumva si ngo maseze reka mubwize ukuri izo sezi ntabwo zibereye kujya kuri televiziyo no it means nothing hari amasezi ya televiziyo yagiye kuri I don't know ubwo wayabona slim girls no njye hari uwambwiye ndanamusuhuje twe turatajya bino bya tibiti ndimo gushaka nyine televiziyo nakoraho arambwira ati rero ikibazo ni ukurikiye n'umukobwa basi yaba uri umudamu tuko ibintu wakora bikakubera ni ibyo kubaka urugo base nisi ndashaka kujya muri entertainment n'umuntu tuziranye gutya arambwira ati ntabwo byashoboka subu nkawe byiza ukuri basi tureye no kuvuga amakuru basi genda urebe mu mateleviziyo hari umuntu ungana nkawe wari wabona avuga amakuru niko yakubwiye wow salute ariko ni byiza kuko biriya biba bimweretse yuko iyo udacitse intege buriya uchallenges umuntu sinari byiza kujya kugenda bimubwire ngo wabonye ko byari n'umbuzaga naje uramureka ujya wumva ngo iminsi izakubwira harya ibihe bizakubwira ya urukitubwira nanjye babwira nyine ko nta mpamvu yo gucika intege uko waba umeze kose ubuzima bwose waba uri gucamo ejo njya nemera ko uyu munsi bishobora kuba ari bibi ejo bikaba byiza ejo bikongera bikaba bibi ariko ukomeje kwarwana ari no ko bishobora kurangira neza reka twigire muri ibi bihe turimo amakuru menshi yagiye bageraho yababwiye yuko abana b'abakobwa muri iyi minsi barimo guhura n'ibibazo bitandukanye cyane cyane birimo ibyo gutwara inda zitateguwe abavuga ngo zitateganyijwe amazina yabaye menshi ya biriya bintu hari n'ayabanje atari meza bayakuraho so hari abana b'abakobwa cyane cyane bari muri secondaire barangije kaminuza nabo cyangwa se bakiri muri kaminuza barimo kutureba barimo kukurikira kino kiganiro areba akavuga atari ko se ubundi twigeze gusoma hano inkuru mu kiganiro n'umwana w'umukobwa batwandikiye atubwira yakoreraga sebuja arangije avuga ati inzu maze amezi 3 nayishyura ati nta kuntu meze niki kintu wamfasha koko yakoraga mu kabara serifu arangije sebuja avuga ati rero icyo nagufasha ati ngwino mushakire inzu ubemo amwishyurira amezi 2 umukobwa bamwe biza kurangira avuga ati rero uko byagenda kose uzajya ureba ukuntu ugira gute ukuntu nawe wishyura inzu ariko atari mu buryo bw'amafaranga ubwo murabyumva byaje kurangira umwana arimo kuvuga ati mbona umugabo ataha akarara ariko akirirwa hano ati mfite inda y'amezi 6 ati umugabo we yaramubwiye ngo ntagire ikibazo azamufasha ibyo yarabyemeye rwose nta kibazo ariko umwana akavuga ati ariko se ubundi iherezo ry'ibi ni irihe ntagira umuryango ubwo ibyo wenda ni story yaciyeho ariko hari abana barimo guhura n'ibibazo muri iyi minsi navuga ngo mu by'ukuri bitaboroheye kandi barimo kurikira kino kiganiro muri ntabyo byose ntabwo mukuze mvuze ngo muri abana b'abakobwa ntabwo nambeshye n'ubwo wenda muri abana b'abakobwa bakuze mu mutwe mukuze mu mutwe ariko ntabwo imyaka ari myinshi ibi bintu reka tubirebere mu ndorerwamo nini cyangwa se mu mbuga ngari murabona nkamwe tugiye gutanga ibitekerezo cyangwa se tugiye kureba ikintu cyakorwa muri aka kanya cyaba ari nk'ikihe ikintu cya mbere buriya ibintu byose bifira hari abatarabicamo barimo kutwumva hari n'ababirimo yes hari n'ababinyuzemo byarangiye nibyo duhora tuvuga kuri TBT Rwanda ntago reka nkubwire Emma buriya ikintu cyica abantu ni ukutamenya amakuru y'abandi
buriya iyo ubayeho nabi tuvuge iyo wabwiriwe wenda nijoro ukarya utekereza yuko ari umuntu ubabaye ku isi kandi hari umuntu umaze iminsi 3 atarya ikintu cyica abana b'abakobwa yakavuga ati ndariye wana hari story irumvishe ejo bundi umuntu yaramamagaye ngo nuza anti wanjye yapfuye ndavuga ngo hahiye koko ndamubwira ngo nowe ndakubwira ngo ndamutse yapfuye kavuga ngo hahiye koko atuma ngo ngo nukigira anti rero nibyo abantu abana b'abakobwa benshi ari ikintu cyitwa kwiheba kumva yuko niba ubayeho uyu munsi nabi byanze bikunze ejo utazaramuka ukibagirwa yuko ubwo buzima urimo ntabwo ari wenyine ububayemo byanze bikunze hari abantu babayeho nabi uyu munsi ariko babayeho nabi ariko bageze aho ngaho bakajya gute bagatera imbere kureba hafi nicyo nshaka kuvuga abana b'abakobwa kenshi nta kindi kintu kibica ni ukureba hafi birashoboka ko ubayeho nabi birashoboka yuko wenda uyu munsi adukurikiranye ubuzima atari bwiza wenda afite situation nk'iyo ngiyo yabaze amafaranga yo kwishyura inzu ariko ikintu kimbabaza ni uko umwana w'umukobwa ahantu hambere atekereza ari mu bagabo ariho hantu hambere atekereza none nabo akavuga ati ndareba ubabaye yes noneho ikintu kimbabaza kurushaho rero ni uko abakobwa atari bonyine tugira ibibazo umwana w'umuhungu yababaye atekereza iki nubwo hariho abajya mu bagore ariko si kenshi cyane kuko ashakisha izindi nzira uburyo ashobora gukemura icyo kibazo naho twebwe twahura n'ikibazo ugatekereza umugabo mindset ibitekerezo byawe ahantu ubyerekeza niyo feature yawe no kuvuga ngo uyu munsi ushobora kuba waburaye ushobora kuba wabuze amafaranga yo kwishyura inzu birashoboka ariko ejo ntabwo ariko bizamera ushobora no kumara ukwezi cyangwa 2 udafite aho uba ariko itekereza noneho nugenda akagutera iyo nda ari umugabo ufite abana cyangwa se n'izo ndwara uwo mwana wazabaho gute ibaze ntabwo wari wishoboye noneho ugiye kuzana n'undi muntu mu buzima bwawe rero ikibazo cy'abakobwa tugira cyane no kureba hafi niba hari umuntu uri muri iyo situation none harimo kutureba giye kureba akaba ikibazo gihari nonaha kuko gishobora kuba ari gito cyane kubishobora kuzamubaho aramusafasha umwanzuro mubi rero nibyo duhora tuvuga ntago twakabaye dushaka ibisubizo mu bagabo inshuro zose hari ubundi buryo nkuko abivuze dufite amaboko umuntu afite ibintu byinshi hari umuntu twifitemo potentials nkuko abagabo nkuko umusore aguka avuga ati nishaka nkora ikiyede mbone 500 ariko nije n'abamotari tuganira mu gihe cya lockdown natangiye ikiyede ariko umwana w'umukobwa wavuye ku kazi yese ajya gushaka umugabo agenda akamara lockdown yose akagenda agatabana nawe neza ngaho yose amukemura ibyo bibazo mu gihe undi yafashe umwiko ajya kubaka nicyo kibazo rero kuki buri gihe dushaka ibisubizo byacu mu bagabo kandi ko dufite umuhungu afite amaboko afite amaguru nawe urabifite ufite ubwonko muriga hamwe mwararangije wenda namushaga n'ubwenge kubera iki buri gihe dushaka ibisubizo mu bagabo kubera iki tutashaka ibisubizo muri twebwe kandi natwe dufite amaboko nk'ayo bafite cyangwa se dufite amaguru nk'ayo bafite hari uburyo bwinshi bwo gushaka ubuzima bikanga uyu munsi ejo bundi ariko bikaba bizagera bigakunda nanjye nongeyeho akantu gatoya hari ndabivuga mu buryo bubiri hari uwo bitarabaho wenda utaragera muri icyo kigeragezo cyangwa atarahura n'ibyo bintu birashoboka ko ejo bishobora kumubaho ariko ikintu kimwe cyo nkunda kubona ku bana b'abakobwa usanga akenshi ari bahitamo kwifuza tuvuge mbonye Juliet yambaye kano gashati ndavuga nanjye ndagashaka kandi sinkora abana b'abakobwa muri kino gihe cyane cyane urubyiruko barifuza ibyo batakoreyeho arashaka ubuzima bwiza arye neza asohoka neza atabasha kubyafodinga ibyo bizakora iki bizamushora muri bya bigeragezo twavugaga cyangwa muri kwa kwishora mu basore rero nk'uko yari abivuze aho kugira ngo ujye gushakira amaramuko mu mugabo muki hari ibintu byinshi ushobora gukora hari n'umuntu utarumvaga ko social media ishobora kumutunga n'ubu hari umuntu utabizi kandi afite impano ariko yirirwa ajya mu bagabo wenda tuvuga afite impano yo kuririmba afite impano yo kwandika udutabo n'uzi kwifotoza n'Instagram yaguhemba urumva hari n'umuntu utazi ko kwifotoza bishobora kumutunga jya watungira agatoki hari n'ibyo batazi bamugana
ukoze neza kuko ungarukije ku kintu nagiye kukubaza kindi aho ngaho nyine ngo bumvishe kuko dushaka kugira ngo bamugane turebe ese ubundi impamvu neze ese ubundi ni ikintu gisa nkaho ari cya kintu bavuga ngo ni abanyavuga ngo ni ikibazo cy'ingutu ikibazo cy'ingutu burya biragoye wenda kugira ngo uzagikemure ko ni icy'ingutu ariko si biriya bibazo ni iby'ingutu ku buryo byabuza umuntu gushaka ubuzima mu zindi angle cyangwa se mu bundi buryo. Ingutu rega mbere Imana ni mu mutwe mindset. Abana b'abakobwa baramuka biteguye mu mutwe ukumva yuko hari ubundi buryo bushoboka kubaho bizakunda ariko nimba iteka umuntu agira ikibazo akavuga ati wa mugani Claire yambaye agakweto keza akavuga ati oh no nanjye nzambara kuko nzambara ntabwo nzi amazina yazo umaze kwisaza wenda marike y'urukweto runaka bati ngenza yambara ryari akabona umuntu afite iPhone ati ngenza atunga iPhone ryari kandi ubwo mu by'ukuri ariko ashobora kuba afite akazi ariko ibihumbi 50 ese ibihumbi 50 byagura iPhone akumva yuko n'abakobwa benshi bafite akazi tuvugisha ukuri ntabwo bakoresha amafaranga bakoreye sabe icumi azayakorera kubera ati amafaranga yanjye ntajya kurwaho naye kuri konti kandi bazi ubwenge uwo mwonga azi ubwenge ukorera amafaranga birakemuje ibibazo ufite urashaka yuko bya bibazo byawe bijya gukemurwa n'undi muntu kandi ufite source of income urumva abakobwa benshi abahembwa amafaranga meza ariko akaba atavuga ngo amafaranga yakorewe akaba ari umuntu afite akazi yahembwa 400 n'urugero ntabwo ari amafaranga mabi ariko akagenda akaba azi yuko afite umugabo ugomba kumwishyura salo inzu hari n'abari fieri yabyo cyane bose akubwira ati abwira umukobwa mugenzi we atari kugura mu biki wowe Hajya umenya ubwenge ikindi ashaka gukora afite uwinzara mfite uwasoro ni rwose urasanga rwose ashaka gukora 200 aba mu nzu ya 400 cyane buri akenshi ntabwo dukunze kuba muri levels zacu urashaka ngo mere nka runaka ushaka kubaho birenze income yawe kandi iyo bigenze gutyo at the end of the day birangira n'ubundi usubiye hasi no kurusha uko wari kumeze ko nugenda abantu bakwangiriza ubuzima ejo umwe azagutera ibirwara uretse n'ibyo nako kajagari kubinjiye yasohoka uretse n'ibyo no gutekereza kuri future yawe hari umuntu wifuza kubaho hari umuntu uvuga uti nzaba we nzaba uyu nguyu nzakora iki ariko iyo wagiye muri ibyo ngibyo akenshi usanga bikuri kuko ntago zambwira tugishe kuri Claire umugabo zamusanga hari abavuga ngo bababaze ngo ngewe ngo buretse ngo aya makabira kaya magatatu ngiye nkahita umenye never na uwo mugabo babaze icyo gihe aheruka kugarwa bugiri ubwo ni muri 40 ingahe ngo ahubwo wobuza yagusetiza zijya cyane ukagiye kubigenza avuga twanongeye gukabesha ejo mwohereza ejo ndavuze ngo utangira umuhereza nuza ukatajya umwohereza mugahura rimwe ukamubwira uti okay noneho uze kugura airtime ukagohereza airtime 50 ahubwo iye birashoboka kandi ubwo azi ibyarimo n'ubundi uzizana warakubwira ati jewe turahura nkagushwa mbwira ati airtime ya 50,000 urumva niba utekereza ya mibare niba umuntu ashaka kunyoreza airtime 50,000 ahibaze noneho azi amafaranga ya tike cyangwa se ubundi budepanse ntago namubura n'ikintu kumbi yakubaza ukagenda ukamwishyira rimwe yamara kurunguruka akavuga ati waye masike umukobwa yaraje rwose aranyegera nyisanzura turaganira cyagusema kuziranye n'abantu wanshakisha ugatati gihe unyera kaje cyane gisaza bizehe ibyo bibaho nabajeho cyane kuko nabonaga ndari umuntu kamwe umwana w'umukobwa urangije kaminuza utekereza kugira my foot ibyo ni byo duhoramo unakuga ati mbaga mbabari uhora kuri social media ntajya kumbwira ndazi yuko ushaka kumwumvira ubusa cyangwa ukamugira n'inama banga inama hari n'abazi yuko nawe wenda umufite wati ndangira exactly muhora kuri social media nta kibya siporo ubona gishaje gifite gahunda kandi umugiriye inama I don't know ku batipe cyane cyane uzi si ikibazo cyabaye ibintu byarahindutse Claire mana iki gihugu mba nibaza abagabo bo mu myaka 20 iri imbere mbwira bimeze bite umva nkubwire noneho nibumva ibyo Juliet yavuze bariyahura
ugiye kuba umwana baba mbega abagabo mbega abasore igihugu gifite mana umwana umusore mwiza ubona mu gitondo bati wow imana yakuremye mu gitondo cyangwa bwari mukabwibwa umuseso muri kakazuba kaba gatangiye kuraza itararuha ikibara koga mu maso maze fata breakfast urumva umwana w'umusore mwiza ahora muri gym ewana ari ku size imwe yatari babandi bemera mwana se nshuti yanjye ukora iki gaseka ukora iki bo nta kazi mfite none aha ndimo kugashakisha ndi umutrainer muri gym ako ni akazi hari n'ijya bakubesha hari n'ijya bakubesha abatrainer se amafaranga babonye ndi umutrainer muri gym okay reka tuganire nk'inshuti urumva nta kimama kipesa akantu kimama come on ikimama abapfubuzi hari n'uwivuze ejo bundi aravuga atinya kubivuga oya hari n'uwivuze avuga ngo nitwa nde ko yivuze kuri social media bamuhaye ikiganiro aritaka nyine ati umupfubuzi nkora akazi neza niba ukeneye ashyiraho na nimero cyane wewe ngo niko kazi nkora kantunze ngo nimunyumvira ako kazi kamututse mutuzi twose turi muri iki gihugu no mu isi hose kumva yawe umupfubuzi niba ibibazo n'ubashije kubivuga hari abamama nabo ngo bafite amafaranga yabo nta kibazo bafitanye n'isi ariko barishakira abana batora ikibazo kuvuga ngo ni n'abamama hari umumama ufite umugabo ubijyamo hari n'abandi bakobwa bakuze banze gushaka bavuga ati njye nugushaka agasore nka Emma urumva akankorera umuti bameze gutyo ari aho nta kazi agira afite inzu nziza abamo buri kantu kose nyine ibyangombwa byose z'umusore nyine agomba kuba yujuje arabyujuje iyo nzu ye nta kindi kintu akoreramo ni ukwakira abakiriya urumva noneho ariko yarambwiye mu minsi ishize nyine ngo wayasha ngo nabivuyemo musigaye mfite umwe umenyera byose bitegura kurushinga ngwiki umuntu mutegura kurushinga se no kumenyera byose urumva mama ntago nabe bivuyemo ku bushake mama yarambwiye ati twubahane yaramufuhiye nta kajagari nkeneye iwanje urumva ikintu cyose uzakenera I'm ready ariko sinshaka hano havende ubwo yaratuje uwo muntu tuvugishije ukuri azagira ubwenge bwo kuvuga atashaka umugore azagira ubwenge bwo kuvuga ngo akore basi nagiye ikintu yigezaho yikoreye ku giti cye none se jyu ubona ari impamvu kuri iki gihe reka tubigarukeho kubera iki abasore badashaka kubera iki abakobwa badashaka wakimumbarije koko kubera iki wamumbarije banyarwandakazi no banyarwandakazi twahinduye umuvuno nubatse gusa ndi kumwe n'umuntu tubatse hano ngiye kuvuga impamvu ariko wenda iyo agishobora uko biri dushaka kugoragoza impamvu abantu badashaka zo ni nyinshi muri iki gihe bitewe n'ibintu byagiye bihinduka icya kabiri hari uko icya mbere hari uko abantu batakizerera mu rugo bitewe n'amateka bagiye bumva n'ubuhamya bwabo burimo abantu benshi amateka hari igihe atabayeho hari igihe zabanye zidakomanya amahembe ntacyo ariko buri ngoma igira ibyayo hari igihe kigera ibintu bikaba too much nimba bavuga ngo divorce ziyongereye ku kigero cya 90%, ejo wari ufite inshuti Emma igashaka wabonaga ari abantu bari romantique bameze neza ukavuga ati wow abangaba ni Imana yonyine izabigira izabitandukanyiriza mu kwezi kumwe bakoze ubukwe kumva batandukanye of course bya affect abantu bamwe na bamwe sibyo amateka y'abantu bari mu rugo ubuhamya bw'abari mu rugo uko babanye ni mu ngo zabo bya affect abatararujyamo icya kabiri ni ububwa n'ubunebwe bwaje mu rubyiruko nicyo cyari kubanza ntabwo abasore cyane cyane bari gutinya inshingano cyane kera umugabo yabaga ari responsible buretse gato mu rugo habaga harimo agahungu abantu bose bakarwubaha
ukavuga ati kwa runaka hari umuhungu uragira n'icyo ukora ukaba umuntu ataruvogera kuko umwana w'umuhungu yabaga ari umugabo akiri na muto ari responsible azi gufata inshingano nyina yarwara akamenya ngo baragenda gutya habura icyo kurya mu rugo niba papa ntawe uhari akajya kugishaka ariko uyu munsi niba bapfubuze uyu munsi ahubwo umusore exactly umusore aricara akabara ngo nzashaka umugore akareba umukobwa bati Claire se yinjiza ngahe urumva hariho iki urumva orosha nge nari ubuntu buretse se nayo nyikomeza nta yigo nta ntuza nta matsiko kera umuntu ajyaga kurongora avuga ati mana yanjye nanjye ngira umugore benye ukuntu bimeze urumva ariko uyu munsi wa none abantu bose babaye abagore nta mukobwa nta mwana nta mugore pfa kubura igitsina gore gusa nicyo kibazo abahungu urashaka nka Emma tuvugisha ukuri uretse kuvuga ati wenda sosiyete kanshake wenda byari sivyo nimbatsiko ki uzaba ufite rujya gushaka ngenda yafite ndabeshka ngenda yafite ariko ahubwo uti ese uwo muntu we mfite icyizere kingana iki ariko namubona bitewe n'imyitwarire nayo y'iki gihe nyine nibyo nahoze nkubwira kuvuga ngo imyitwarire y'iki gihe ni ukuvuga ngo bitewe n'uko witwara hari abo muhura ugasanga nta mufasha ukiriho nta mugore wabona kubera iki hari abo muhura bitewe nawe n'abo wihuza nabo ariko nemera ko aha ngaha wabeshye kuko hari umusore mbese ntabwo urabona abasore gusa mu mutipe ari seri ariko aravuga ati I wish yajya kuganira n'umuntu agasanga nakiruka ya ibyo bintu nibyo gihe kimwe nuko hari umukobwa hariya wicaye muzima uhura n'abasore bari kugira ngo wa mukobwa avuga ati gihediti avuga iki kuki mutagiti avuga iki akoze none rero kugira avuga iki avuga nyine yuko akenewe nowe reka mubwire yishyire kuri social media avuge ngo nicyo kora tubaye reka mabwize ukuri reka ibintu muza kandi reka nkubwire mbahaye imyaka itarenga 3 nayo ni myinshi umukobwa azajya avuga uti kuki abasore aya kuvuga aravuga umusore avuga umukobwa aravuga akaba yabwira umutipe akamuhangara akambwira ati I'm ready baravuga ahubwo ikibazo ni mwebwe hari ukundi kuntu ufata uwo muntu niyo defu wenda wowe uratandukanye niba ushaka kuzaza kwiteretera nako rero nibyo ugenda navuga byo guhunga inshingano mwemwe ntabwo mucyo responsible utegereje ko umukobwa azajya kukubwira ngo will you marry me exactly mbikubwira wow utabonye urabona hari ukuntu umuntu aba atora umuceri ka kantu utabonye ugasimbiza kagiye hejuru byaba ari sawa kugira ngo ukabone rero reka nkubwire uwo nguwo kubera yuko agifite za ndangagaciro ntabwo azatinyuka kuza kukubwira ashobora kugukunda azaga kwishiga ariko oya ntabwo azaga kwishiga oya epa ngo Emma babwire Emma wibeshya ntabwo umukobwa kuko abakobwa batavuga ngo bivugire ntabwo aricyo gituma abantu njye no kuri reka nkubwize ukuri ndi umujyanama wabo nababwira ko bazajya bavuga uti kuki sigaye ndeba babwire bantu ki babwire bantu ki badashaka gufata inshingano akubwira umubwire ngo ndashisuganya icyo ushaka oya reka nkubwire reba ikibazo abakobwa bafite reka nkubwire oya biterwa n'uburyo bikubwiye uretse nusi yabikubwira agusohokane kuri date akubwira imana shaka koza mufite n'ibibazo ikibazo gihari ni iki ngiki abakobwa usanga kubera kumenyera bya bindi wavugaga za expenses zose abafite kuri we zikemuka nta kibazo yifitiye wowe sasa niyo waba ufite akazi wenda kandi nka 500 na amafaranga meza tuvuge urugero ufite imodoka yawe ufite inzu yawe ariko ntuni wa muntu azabwira ati nkeneye 50 ntashaka kudiskita ujya kuvuga ngo nese waretse ko nari ntabishaka nturi mubwira uti waretse tukanza tukagura ikibanza tukubaka inzu ibyo bintu mubyemere ko kuko ariko kuri erega uyu nguyu we we nta kibazo ariko arimo birahari ariko kuri pourcentage ya kangahe birahari none se kuki n'abahungu rero b'uyi minsi urumva ntashaka okay burakuzuzanya ni byiza sibyo
ugize imana ukabona umugore muzuzanya afite ubushobozi nk'ubwo ufite cyangwa se anakurenzeho it's fine, ariko ikibazo ubu ngubu ibintu byose byabaye imibare. Urabona umuhungu n'umukobwa wifite uyu munsi, ubona umusore wenda unamurusha n'ubushobozi, aho kukubona mu ndorerwamo yo kugukunda, aho kubonamo mu ndorerwamo yo kujya sponsorship, sibyo? Akavuga ati uyu mukobwa nimushaka reka muterete wenda tuzanabane, ariko bibaza ibi n'ibi akasinzigera mpahira urugo birambona abantu bistressa n'ibiki. Noneho yakuzana n'imishinga we kubera ko utazi imvune z'ayo mafaranga, avuga ati wenda nk'ibyo wavugaga tuanze twubake, tuanze tugure ikibanza, tuanze tugiye gute, ntubyakire. Akavuga ati burare no kubera ko amafaranga araye arashaka kuntegeka. Urumva kandi amafaranga umuntu atakoreye nawe urabiza. Abakobwa tugira iyo uyu mukobwa yagukunze, trust me, n'icyari cyo cyose yagukunze koko, akavuga ati wenda niba uhembwa 200 uri umugabo wenda ahembwa 500, akavuga ati rero umugabo wanjye batazamusuzugura, akabona akagweza nk'umbishije, akavuga ati uko ukwezi ko gushize ugenda usohoka inshuti zawe. Urumva ukabigira akamenyero, ejo ugafite ejo yavuka batoya ndashaka 200, amafaranga utakoreye. Ugasanga abahungu nk'aba nta mishinga nta bitekerezo. Niyo mpamvu rero abantu bose basigaye babarana, nimbara nkubare. Ufite amafaranga, yes, ufite amafaranga niko bimeze cyane. Ngiye niko mbibona, ariko sinzi impamvu uri kubipushinga cyane ku bakobwa. Nuko utari we icyo nzi cyo hano it's a win, nanjye kuvuga ngo ni win-win, ariko ni ku ruhande ya ku mukobwa ku muhungu bose hano bafite ikibazo, nta n'umwe uri hejuru. Ariko nanone ngiye kirimo kureba ese mu by'ukuri tugaruke muri angle iri general cyangwa se iri general, ibi bintu uko kuko ibyo byose ndamye nashidekanye ko birimo gufata intera, aho umukobwa asigaye kuri social media akavuga ati ngenda ryoshye, mumenye ngewe mumenye ndaryoshye. Ntaho umuhungu nawe asigaye ariko kureba ati biti ifite ikintu kizima, akajya gushaka cano ari ukuri mu ryoshye. Exactly. Urumva atari ikibazo? Nabyo ni ikibazo. Wa mugani kucyariza zirega cyangwa akaba ari n'umuhungu ujye hari akavuga nk'ibyo byose mwavugaga ngo ninjye upfubura neza, avuga ati jewe ndakora yego okay nyine ibaza nowe ntago reka nkubwire Emma, ibihe tugezemo uyu munsi hatagizwe ikintu gikorwa, abantu baticaye ngo umurimo wese yisuzume mu myaka 10 mu myaka 15 kugira ngo uzabana urugo. Ariko nkeka yuko byereka nkubwira, nkeka yuko icyakorwa cya mbere ari twebwe ubwacu mbere yo gutekereza, kuko abantu benshi uzarebe iyo bigeze ku rubyiruko ngo leta ntigira icyo dufasha. Leta iragufasha iki mu buraya? Tuvugisha ukuri, leta iragufasha iki? Ukibaza ikintu imitekerereze. Nkeka yuko impamvu uvuze ngo wenda ni twebwe tugomba gufata iya mbere, kuko njya mbwira abantu umuntu aragira ngo future, ngo I'm planning my future. My future sinzi niba ari ikintu umuntu avuga. Life is what you make it to be, not what you expect it to be. Ubuzima nicyo gira ubuzima, ntabwo ari cyo wowe uteganya ko gikomba kuba ubuzima cyangwa se kizaba ubuzima. Nkunda kubigarukaho. Niba uri umuntu uri umusore cyangwa uri inkumi wakabitekereza igihugu, nakavuga utari kubona ngewe kuri igihugu ejo nzaba ndinde, numara kwipositioninga ho kareba uwo uriwe uzamenya icyo wagira abandi. Ariko mu gihe utisobanukiwe, trust me, nta kintu wachanginga muri society. That's what I think. Wenda icyo navuga nuko abantu mbere na mbere abantu bari mu myaka mito, urubyiruko mbere na mbere n'icyo kintu cya mbere nahereyeho twe kureba hano. Uyu munsi hari ibintu njya mbona, njye nyavuga nk'abana bakobwa birirwa kuri social media bavuga ukuntu ngo baryoshye bagize gute, nkatekereza nkavuga buriya ajya yicara akavuga ati umunsi ndaba ndi mukecuru runaka, izi video hari abana banje mbere byaraburaga iterambere cyabura gute, ushobora no kuzisiba ariko umuntu agasigaranya muri phone. Ubu nk'abantu mbitse muri phone yanjye ni benshi, kuko bagenda babyohereza nko kuri WhatsApp bikaba utabizi. Ibaza umunsi uzaba uri umukecuru cyangwa se mama runaka, iyo video abana bazifuza ko bayireba. Icya kabiri,
ejo umunsi wenda bahinduye ibitekerezo barimo kubikoreshwa n'ubwana ejo ukavuga wenda ibaze kwibera nka depite Mutamba sinzi n'urugero depite Mutamba ibintu bijya bihinduka none se bidashoboka ubu ngubu generasiyo ziriho zose nibyo bizibereyemo nese n'abadepite tuzagira mu myaka iri imbere hari ukuntu umuntu ahinduka hari igihe umuntu ahinduka ari nk'imyaka yamushukaga kwa kavuga ati reka ibintu mbivemo nkuko hari umuvandimwe yamaze kumenya ko yatwite imbuga zose asibaho ibintu byari biriho ati umwana wanjye tuzagira gute atazabibona ariko niba mbifite muri telefone yanjye ntibizambuza cyangwa se n'undi afite laptop tugiye wenda byari bitarasakara cyane rero ukibaza ibaze umunsi bagutoye mube nka depite cyangwa kugutora cyagiye baba bari kukwerekana ati depite kanaka abanyamakuru agakora izi nawe campaign y'ama videos ifoto yawe exactly Marita arimo gukoraho nuza gukora documentary ya depite runaka ibintu byigeze uyu muntu batoye rero yavuze yuko mana nyagasani aya ni amafoto y'ubwambure reka dusubire mu mateka back in the days niyo utaba depite niyo waba umucuruzi ukomeye niyo waba iki yuzwe ubuzwi ibyo byose byagaragara ibyo bintu umuntu aba abitekereza mbere uko ajya hariya ntabwo rero tureba hafi cyane ureba uyu munsi uravuga ati wenda najya hariya nimba ari umugabo wawe niba mpura n'umugabo akamadesamire birahuye ariko ejo ushobora kuba ikindi kintu ejo uzahima niyo utaba ikindi kintu uzaba umubyeyi byanze bikunze uzagira abana ese uzifuza ko abana babona ibyo bintu uzagira abuzukuru uzagira umuryango urifuza ko bazaba nkawe kuko buriya romodo wa mbere w'umuntu ni nyina umubyara cyane rero niba azabona mama yarirwaga kubizunguza ikibuno avuga ibintu ntabwo byanze bikunze azaba disappointed niyo atamera nkawe azaba disappointed ibyo bintu bihuza ubona bihurira n'ibyo bavuga ngo turi mu bihe bya nyuma ngo tugaruke mu iyobokamana ndagowe koko ibihe bya nyuma arasenga cyane aho turi mu minsi ya nyuma nk'iyo biri igihugu oya ntekereza ko ibihe byose byagiye bibaho buri gihe bahoraga bavuga ngo mu gihe cya Sodoma na Gomora bavuga turi mu bihe bya nyuma mu gihe cya Nowa nabyo bavuga turi mu gihe cya nyuma ntekereza ko buri ngoma igira ibyayo ntabwo mbizi niba turi mu bihe bya nyuma gusa oya ntabwo mbonekerwa by the way gusa warabonekerwa duhanurira ariko iyo mana ivuye kure urumva icyo nari kuvuga ntabwo ubonekerwe nta mpamvu uzakwemera ndabemera ariko we ntabwo barahari oya tubareke njye ntabwo ndimo muri abo bahonozi reka nivugire ibyo nari ngiye kuvuga icyo nari kukubwira kuba twavuga ngo turi mu bihe bya nyuma ntabwo ibyo byo nabihagararaho mbivuga ngo wenda niyo mpamvu biri kugenda gutya gusa icyo kimwe navuga cyo nuko ibiba byose nitwe tuba twabyiteye hari igaruriro buri kintu cyose kibaho numva ko ari n'igaruriro kuko nitwe tuba twabikoze twanabigarura ubwo ni ukuvuga ngo ni twebwe twica natwe dukize exactly mu bihe bya nyuma byo tugeze mu bintu by'ibihe bya nyuma ntabwo turi mu bihe bya nyuma ahubwo ibihe bya nyuma reka umuntu wese agira imperuka ye Marito iyo upfuye biba birangiye imigambi n'isi ibikurikira iyo umuntu yapfuye byo ntabwo ndagerayo ngo mbaba amakuru ariko umunsi byawe wenda ntabamenye nzaza mbabwire gusa ahubwo ikiba cyarabaye ni uko tuba twarakiye ibintu bishyashya tutari dusanzwe dufite mu muco wacu abanyafurika abanyarwanda rero ikibazo cyabaye ni uko tubimira bunguri uko bije uko byaje kuko ibintu birimo kuba bimaze imyaka myinshi ari ahandi biri kandi banabyibagiye ko binahari bitewe n'imico yaho n'ita tekinoloji ikoranabuhanga kuba ushobora kuba wenda Marito uri umupfubuzi ku giti cyawe nta muntu ubizi ukabona urugero ukabyimenyera icyo gihe ntabwo byafekta abantu cyane ariko niba uri umupfubuzi ukajya no kubivuga nawe ndi wabitekerezaga bati hari bagenzi banjye rero ikoranabuhanga kuba ryarasakaye kandi aribwo rikiza muri bino bihugu byacu nizo ngaruka zabyo turimo turabona rero iyo abantu babonye ibintu bishyashya batari basanzwe bamenyereye babyita uko bashaka ariho niyo mvuga ivuga ngo yes ngo turi mu bihe bya nyuma ariko ntabwo mu by'ukuri ari ibihe bya nyuma uko mbibona ahubwo ni uko ikibazo cyacu
twakira ibintu tudafitiye ubushobozi none tukabyakira uko biri kose ntiturebe dufitiye inyungu ngo aribyo dukoresha ahubwo ibitadufitiye inyungu akaba ibyo twitaho cyane kuko urebye nk'umumaro wa interinete ni mwinshi cyane ariko biratangaje ukuntu tuyikoresha tuvuga ukuntu turenze mu bitanda ukuntu tufubura ukuntu ibintu bidafite umumaro kandi hari ikindi kintu hari ibindi bintu byinshi twakayikoresheje ariko ni kuko njya mbibona cyane cyane nk'urubyiruko usanga umubajije amakuru hari ibinyamakuru byinshi byandika kandi koko ushobora gusoma amakuru ukamenya niba uruhu igihugu kigeze ariko uzasanga ikubwira amakuru y'umusore runaka amakuru y'umuhanzi wenda byo nta kibazo ariko reka ndeke kuvuga wenda kuko n'ijambo slay n'ibindi byose sigomba kubijyamo cyane kuko hari ibintu mba numva atari na ngombwa cyane uri ingiye ibintu bitamfitiye umumaro sinjye bitindamo cyane ariko reka tugaruke kuri za video ziba zitrending n'ibyo byo bavugaga akagura ati wabonye ibintu wanditseho Claire ubonye ibintu wanditseho Marita abonye titre bamushyizeho noneho tugiye ku bya titre byo twagize wari utubaje gute twakomeje urumva rero cya kintu n'icyo cyo waragurutseho usanga internet niba ari megaze yaguze 90% yazikoresheje ubusa uretse kuba ya WhatsApp kandi WhatsApp akenshi usanga ari interested share undi nawe ari muri wamaye ku video shaka bavuga icyavuze kame no asigaye yaraje za GB WhatsApp aje za ntago abantu bakiri kame cyane hari abantu tuzaragera ababyiba hari abantu twasigaye muri cya kinyejana tukirimo urumva WhatsApp nkiyanjye itaguhereza ibyo ushaka byose ugomba kubisaba nkeka yuko ibyo byose ariyo mpamvu ubona wa mugani ibintu byose bigenda bisubira inyuma ariko reka tugaruke kuri iki hari ikintu wagarutseho cya generation njya mbyibaza by the way nkareba ariko uzi kuba urimo kubara uzi imyaka 5 imihanda yarubatswe uzi imyaka ejo bundi za convention ubwo muratangara ibintu byose igihugu kigezeho byose hari bari nabwo wigeze ugiramo ariko wajye kubona ukabona wewe wakwira mu myaka 5 n'ibyo urimo ugiye kwisuzuma imyaka 5 cyangwa se imyaka 10 ugasanga ubwo uzaba urimo muri abandi basubiza igihugu inyuma nkeka yuko umuntu yakaba yatekereza akavuga ati ariko se ubundi ngiye ko ndeba igihugu kigenda gutya nkabona umurongo uraha ndashima imihanda ndashima iki ngiye ubundi ndi hehe nzakora iki nzaba ndinde nzaba ndi mu ntoki yes turacyari kumwe na Juliet ndetse na umukobwa mwiza hano ndeba Claire wow urega Juliet yavuyeho niwe ukeneye I know right ngo basore muri kure bari kumva vuga neza kandi twe gahunda we never know shemesha umubyeyi na mbona Juliet atazatuma wubaka nanjye njya mbibona no oya twagira ngo ari nka boro runaka ahantu mufitiye cyangwa nawe uzarema ngo cyane bijyanye oya yavuze ko yamujyanye cyo kajyanye imbere nawe uzamubikira bijyanye nese kuki udashaka ashaka azashaka ariko the right person who is the right person to me to Claire not to me kuko wanjye naramubonye nese amubonye tubyihorere ntibizi ko azamushakira ntabwo nzamushakira ariko bizashoboka byose ko murinda ibisambo nzamurinda kugeza ku mwuka wa nyuma Emma guki abo hari rero abatazi kumucaho bakanca abo ngabo bafite ibibazo zabanza uzi yuko wese ancaho agomba kuba yujuje ibisabwa ingano ugomba kuba yujuje ibisabwa simbizi ogo je marishe je vite mugani wabandi uri umuti ntugira guya gu ariko iryo jambo rifite ukuntu rifite yego bajyo ni ibiryo ubaze gutestinga ntabwo ufite kuva niba harimo harimo akunyu sereri na pavuro
arayifite arayifite ariko ndayizi ya none nk'uko nanjye nari nzi nakubwiye ngo shemesha shemeje bararyoha rimwe umva cyakuta ntazamenya gusa ushobora kumuhabura gutya ugasanga bati baramutinye ejo ndaguye kuyishyiga ntibamutinye sha ema abo kuri social media ntibamutinye ese twavugaga abo kuri social media social media rero ikiganiro oya ariko abo kuri social media biba biri too much ema nawe niyo kubonye kuri social media aha Biki? ntibamutinye yewe ubu umukobwa uteze kuzashaka kuzamubona kuri social media Ariko ibyo twavugaga ibyo twavugaga kuzikoresha no kuzibaho biratandukanye exactly ubundi sinzi nta bisobanuro ushaka gutanga kuri ibyo ubundi ema twari tugiye watoje ikibazo dusoze watoje ikibazo kuri tubazo reka tuganire karagaciyemo reka twigarure tugana ku musozo twiganira kuri industry yacu bandi mwebwe muyibona muri rusange industry yanyu se bandi mbere na mbere nk'abanyamakuru entertainment muri rusange ngenda umuvuga ntabwo ndi umunyamakuru Ari? ariko iyo mbarebye nsanga mufite umunyamakuru ibibazo do byinshi you know communicator is a journalist at the same time bon wenda ngereka gutangaza inkuru nubwo by uburi niyo navuga ngo uburi by default kuko utangaza amakuru kandi amakuru akungana abantu fine ntari katubyakire gutyo gusa icyo nabona cyo tugeze no kubikoranaho ikiganiro ngira ngo ibyo bintu nuko harimo kwikunda cyane muri no industry yacu nta bufatanye nta bwumvikane harimo ngiye nka Claire ngiye nka Tibiti harimo kwimenya ibyacu twabikoze neza byarangiye setu nta bindi byo gushaka no ndi kukubwira twebwe nta nubwo ariko tubikora urabizi urabona muri mu buryo buri gene yego nabivugaga nyine muri rusange ugasanga nta n'igituma tutavuga ngo itere imbere kuko ntago twajyana tuvuge ngo industry yacu yateye imbere kubera iki kwa kwikunda kwa kudashaka gufatanya niba numva Tibiti hari indi YouTube channel hariya nkumva ko oya sinshaka no kwimenya sinshaka no kumenya ibiberaho you see niko abantu bameze ni nk'umuhanzi ku rundi ruhande akumva hari umuhanzi ukizamuka tujya tubyumva cyane abashaka kubatsikamira badashaka ko bazamuka uzatera imbere gute sudara gahora gahanze ibyo ntabwo bajya babimenya ntabwo babimenya kuko umenye ko ejo ushobora kwirataho afite amagambo menshi ari buze kuvuga niri kuva Emma umenye ko hari umuhanzi numvishe ejo bundi avuga ati ngewe umuntu yarambwiye ati isura yanjye ntiyaseringa ntiyagira icyo ikora ariko ubu ngubu ni umuhanzi ukomeye unafasha wa muntu wabimubwiye rero umenye ngo ejo uyu mwana runaka cyangwa uri gususuka cyangwa Emma runaka umenye ikizamuba hejo ntabwo wamusuzugura rero hari abantu benshi amen ndasoje ndimanukira mu industry nuva muyivuze pe muyigarutseho ariko gihe cyo navuga nuko mbere na mbere ishari ni ishana kandi ngo niryo somo rya nyuma wiga kugira ngo ube umurozi abantu rero ikintu sino mu industry yacu gusa abanyarwanda muri rusange dufite akadefu k'ishari n'umutima mubi utamyana abantu bawukura umuntu kuba umuntu yakanda subscribe n'abanyarwanda muri rusange ni urugero nko kuri YouTube umuntu akagomba akavuga ngo si nawe wahaye subscribe yanjye se ngo uzagura akantu come on kuba wakanze subscribe mu by'ukuri byangije iki mu buzima bwawe amasegonda ngahe ishari abantu dufite abanyarwanda usasanga mu bihugu bindi hanze bino duturanye Tanzania za Kenya n'abantu bashyigikirana usanga umuntu niba ateye imbere ari ikintu bishimira niba umuntu ari akantu yagezeho muri karitsiye yose yishimira ariko hano mu Rwanda ntabwo ari muri industry gusa umva niyo wakigurira moto bazatajya bavuga ukuntu iyo moto uguze wenda ari credit ntawe ubizi bavuga ukuntu wenda wibye wagiye kuryamana kugira ngo uyibone wagiye mu bapfumu ntabwo turi sapoti ngo ntitwari turi kumwe ejo urumva ni ukuvuga ngo ikintu cyonyine tubura njyewe niyo utanshyigikira ariko ukandika ntabwo dufite gufashanya ubabazwa n'iterambere rya mugenzi wawe cyane cyane nko muri ibi bintu ugasanga umuntu arasenya undi hari abantu nk'ubu ngubu wadutumiye hano hagira nk'indi televiziyo itubona wenda n'urugero akavuga ati ndashaka kuzabatumira ugahita ubwira ati hoya ya televiziyo ntimuzayijyeho
birakorwa umuntu akabuza umuntu kugira ngo ntajye kwindi TV ntibamutumire kibaza ibyo ni ibintu bizwi urumva wakora ku kintu imagine umuntu afite uburenganzira bwe ibintu navuze ndi mutamba nabivuze nani wose nabivuga ariko kubera ko ngo naje iwawe wakumva ngo ari iyindi mizo yantu wowe wamusi bati umwana wa ni fake tunakorana neza ikintu uzajyeyo suzahabyaho agatujya gusebya umuntu nta muntu muri perfect ariko biratangaje kubona umuntu akubwira negative side y'umuntu kuva mu gitondo kugeza nimugoroba nkaho nta kindi kintu kizagira rero reka mbabwire inanuza yanyu muri nk'abanyamakuru mwe rwose ikintu cyonyine gishoboka ibintu byo gushaka bitangiye gutuma tugira udutererana kandi ntabwo mbatereranye no jewe ku bwanjye uzi impamvu navuga ngo ni umunyamakuru ni uko nabyo twikomereze ntabwo turi abanyamakuru urumva rero ikintu twavuga reka mbwire no ishyamba ikiza cyacu nta mutima mubi hari abantu bafite imitima wagira ngo shitani yarazutse bashyiramo n'abadayimoni n'imyuka mubi ugasanga umuntu ababajwe n'iterambere ryawe nta nubwo uratera n'imbere kumurenza mbere dawe ariko kubona uri kuzamuka gusa icyo kikamubabaza rero ishyari nidashira mu bantu abantu bamenye yuko iyi si ni nini ikibuga ni Kigali umuntu yareba Isibo TV akareba ikindi kiganiro yareba RB akareba n'indi kuki mwumva ko sinzi katubyihore ariko gusa ibyo uvuga no seriously ibyo uvuga nibyo kandi na reasoning navuga yuko ikintu cya mbere burya mu buzima ngiye wenda tunasoza jya ukora ibyawe bikore neza witurize abantu bazavuga inshuti yanjye iyi si ariko kuvuga ikibazo n'abantu bagenda bica opportunities z'abandi yaba bavugaga gusa ariko rero ngereka sinzi nge sinjya nipfa wera nenge unkoze mu bwonko umva ndakubwira live hanga rero kamubwira ibi ni ibindi gutugira gutyo impamvu mbikubwira hari igihe ucece ku muntu akagira ngo umuswa sinzi ni mubizi ari umugani w'ikinyarwanda ariko sinawuvuga ke nigeze kuwukubwira turi kuri on air shaka umubyeyi akambwira imigani numva uyu mugani wese nawuvuga ujyanye nawe iyo umuntu akugiriye ntumwishyure yagira ngo ntuzi ko my goodness I know okay yeah reka dushimire abantu bose baradukukiye dushimire cyane Juliet na Claire navuga rwose yuko ari byiza kuko buri wese uzi ibiganiro bakora n'ibiganiro byubaka n'ibiganiro bisobanutse n'ibiganiro navuga byubaka society muri rusange atari no kuvuga wenda no kuri bo ku giti cyabo ariko nkeka ko byaba byiza kugira ngo umuntu yakora ikintu kizima nakora ikintu ubona yuko gifite intego gifite umurongo muzima byageze umushyigikiye ibintu by'amashyari nubwo wenda ntabwo tubivuye muzima tubigarukaho cyane ariko buri wese arabizi azi ukuri kwabyo azi ibyo hari n'abadukurikiye gabada barimo kureba kino kiganiro avuga ati aha ninjye babwiye tu I know hari no gukurikira atari uko akunze ikiganiro ariko kugira ngo arebe defo bavuze ibiki arebe defo irimo avuga ati noneho mwayibonye agafata agakata gaheguka niko bigenda ko ubuzima bumera gusa icyo nababwira ni kimwe let's work reka dukore burya ikintu cyane kigiye kinshimisha mu buzima none nkunda uwo muntu aragenda akakuvuga iyo yabonye yatumbagiye ngiye Claire nyine bivuze uriya nshuti wanjye turaziranye kuva kera kira nimero ye uranyibuka bw'amatunguru abagwe muraho neza chapa kwa mbere kwa gatatu kwa gatanu isa moya n'igice hanyuma abo twari kumwe bakora ikiganiro bita TBT Rwanda kibana kuri YouTube channel yabo ya TBT Rwanda. By the way, you can even subscribe, you guys. It's a good show, very it's an entertainment show kuko mu educating akari rwose kikana entertaining. Thank you so much. God bless you.